ubona mwabonye ko bagenda gahoro gahoro imikino yasohotse APR izatanye tariki 9 calendrier ya Singida match ya mbere ya APR ni Singida match iremereye cyane kuko byagenze 2018 match ikomeye match ya kabiri Eremereki yaso iroroshye izatangira kuri Singida iya nyuma ni Sports Club Villa Jogo naba nibeshye ndamutse tariki 9 12 15 bivuze ngo APR kuwa mbere igomba kuba irida mu gitondo indege yo mu rukerera naba njye ko imyitozo ni mugoroba kuwa mbere ikine kuwa kabiri ya Raida match ikomeye cyane tumenyesha abantu yuko iyi Sekafa nibyo kuwa mbere tariki 8 iyi Sekafa azamu ntizayinyuzaho ari ngombwa n'umutera muri azame zacaho yego natwe ariko tuzayikurikira sibyo bigano ntazabarese tuzayikurikira kandi nibikunda nta gihindutse tuzaba duhari tuzazogeza izi match 5 kuri 5 zose nabonye match ya APR saa 3 z'ijoro kazo saa 3 z'ijoro za Tanzania nibyo niba kubibona hano warebye neza ra KMC ku kibuga cya KMC hano yitwa Mwenge ikibuga gishya tugiye gutangira kuri Singida kongezemo akantu k'ikika saa 3 z'ijoro ubwo ni match ya kabiri na Eremereki ya Sudani y'Amajyepfo imikino ifite izaba saa 3 z'ijoro imikino ufite kiriye kazo ufite no calendrier ku rubuga rwa APR ifite saa 3 match yawe saa 3 z'ijoro do ibanza match saa 3 z'ijoro kuri Azam Complex saa 12 ni Villa na Eremereki saa 10 ni Coastal Union na kandi saa 12 match ya mbere zaba saa 12 ahubwo amasaha niyo ntarimo menye urubuga rwa Perisa bashaka kwibeshya reka ngoye karandire kazoreka nyigwe amasaha hariho na ya Tanzania kuko ingiye nayihawe na Mosi yingu yo muri ntabwo APR yashira ibintu bipfuye n'ibishoboka ni ya Sekafa ahubwo si APR gusa ni ya Sekafa uretse ko bashize kazohimiye ngiyo ndebere kananye ngo ngiye Mosi amaye mu gitondo yingi Yusufu Mosi ko ari wiyimaye none hanga itariki 9 wa kabiri ataohereza turebe APR Singida kanyigwe itayezu saa 10 ku kibuga cya KMC kanyizo life itariki 12 nanjye APR nibwo izakina saa 3 z'ijoro match ya kabiri Kazungu match ya gatatu APR izakina saa 7 Kazungu ndayigwa na Itimana izakina na Sports Club Villa saa 7 iyo ngiyo niba ariyo Kazungu kereka niba bayihinda mu masaha ya Tanzania kandi yinye ndayihawe n'umuntu wo muri Sekafa uyutegura nyine Mose niwe wayimaye mu gitondo icyo ntaramenya amasaha APR bashizeho niba ya Tanzania cyangwa arayo mu Rwanda reba iyo ya mbere Itima Kazudori mfite ukuntu imezere nayiguha irebe kuri WhatsApp nayibonye no kuvuga ngo match ya mbere uko mbibona kuri Mose amaye mu gitondo ayimaye mu gitondo kabisa uyu muri Sekafa match ya mbere iri saa 7 ke izabera ku kibuga cya KMC izahuza Ali Wadi na GQ match ya kabiri izaba saa 10 kuri icyo kibuga Coastal Union na Tanzania ntabwo yabaye mu Rwanda naya Tanzania bakina saa 10 zaba arizo saa 9 zacu hanyuma ubwo APR izakina saa 2 rero ubwo APR izakina saa 2 z'ijoro kazo za Kigali ibyo mbona hano ariko saa 2 za Kigali ku mbuga za APR irebeho ni ngiyi we ntabwo ndi ku mbuga ngewe oya iyi nuze biragaragara ko iri official iyi ni official yihawe n'uyu wa Sekafa nyine uyu muntu muri Sekafa ni wayima urabona ko n'izindi match nyinshi wakoze ya APR se we yibeshye erega si APR gusa murebe n'izindi match zose ziro kazo saa 3 za Tanzania niho bazajya bakina saa 3 match ya nyuma ahari match enye ubwo abo muri APR badusobanuriye kogera iyo mfite nyikuye ku rubuga rwa APR kuri Twitter kuri social media zabo kuma nkoranyambaga nandi kwibona kuri APR niko bimeze ariko kuri APR ni yibateretse cyangwa ni APR yanditse mitanyishyira no ku APR nibo banditse cyangwa banditse oya niba aribo banditse ntabwo nibo mu mabara ya APR y'umukara barasabwa kureba kuri iyi barahindura kubera ko niba bibagiwe amasaha yego ari dinakrere rwose murebe mu checking nimba match ya APR check erega twanavuga ko match ya APR na Singida rero match de vertir niyo saburiya bamenyeje ko finale zaba ari saa 12 za Kigali niyo match de vertir igomba kuba nyuma y'izindi niyo zaba ari ya nyuma nta kuntu yaho saa 10 kuri Azam Chamazi niho izabera urumva rero hano rero nta rugo bashizeho Chamazi bashizeho ikibuga cya KMC kuri PR ubwo bibeshye cyane kuko ingiyi do rero none se babandika singuyu dore singuyu kanyezo dore Mose iyi niyo twemeye dore nguyu Mose mu gitondo tuvuganye nawe saa 2:10 dore ngiyi Isayi wayibonye Isayi Mose ni wiyimaye none anga none se urumva APR yaba yahinduye amasaha ya Sekafa ntago bishobora Sekafa rigiye bahindura hoya ntago bahinduye bahita bishyira kuri Twitter nabo bakoresha Twitter uretse ko ibintu bya Sekafa nabyo rero ariyo yakono kabona kuva ari n'amasaha umunsi wo bawemeranya amasaha byo nta banabihindura bikomeye cyane cyangwa ko cy'abantu bagomba kumenya n'abafana ba APR badada nabandi bagomba gufata bisi
abazagenda bisi nako singoma bisi Hari abazagenda bisi. Zanzibar dada yaragiye n'indege Siko Kabange nawe yamwe ngo azagenda ngo bazamanuka ari benshi abazanye n'indege abafana agomba kubagenda ari benshi Ntabwo ari gufana cyangwa gusa. bazamutwara umuvugizi ahubwo niwe ufite akazi ko kwegeranya abo bafana bamwita Ese Jangwa niwe azakorera mu wa mugani yasigara mu nakora bwisho gusa. ikitima Jangwani azakorera mu bwisho Emile twamubonaga avuga cyane Jangwani uri he Emile mwari muri kumwe Zanzibar toka mafichoni yari ariyo cyane Emile yarari Zanzibar yahageze kare n'indege anagificha anagificha sasa hatumuone aritimbye ikintu cyo gihe cyo gushyushya cyangwa ni garagara abafana amabisi kwa gatandatu itimana kwa namutumye gatandatu tumuzane Akwiriye kuba hari amabisi menshi ariko uzi ko ari Jangwani abafana ba peri barakubaza barakubaririza gahunda Jangwa iteye ejo azahubwo uri he ku mufana ufite ibintu byo amafaranga kubona ye uri shorongi uri gufata utuvideo umufana reka nongere erega IPR ishobora guhaguruka no kwa gatandatu nawe amenya akazuba nabyo kuko namenye ko bakora inama namenye ko bari gukora inama muri iki gitondo akaba ari none umwitozo umwe gusa urahagije ahubwo da itimana abwira Jangwani bwira Jangwani azejo umwitozo umwe kuwa mbere uyu mwitozo umwe ntabwo uhagije kuwa mbere apera Ishase yagenda kuwa ku mbere cyumweru. umukino kuwa kabiri kazuba bibaho ikwiriye kugenda ku cyumweru byiwe hajya ni kuwa kabiri ku kindi ni kuwa kabiri Rwanda yigenda buri munsi Tanzania kila siku Eh. rero kare igira indege ebyiri Tuesday buriya inzi za peri ishobora kugenda nayo niba atari iya mu gitondo yagenda niyo mu rukerera hari igihe rero bugiye guke bakabanza bakajya muri hoteli bakaryama bakabyuka bakanywa icyayi bakaryama bagafata amafunguro ya kumanywa bakaza gukora imyitozo saa 10 nyine rya zuba amasaha yo gukinira match akaba ariko bakora imyitozo ariko biriwe bafite amasaha menshi yo kuryama Jangwani lazima toke mafichoni Jangwani va mu bwihisho twe duheruka kumva ngo Igaragaza. niwasimbuye Karinda Emile ariko ntitwumva ngo Jangwani ngo video yawe twabonye niyo umuntu yagufashije naze kuri radio muri bwimo uri kuzamuka uvuga ngo haraza ngo rurimbuzi hajya ngo intwaro rurimbuzi abantu beruka ibyo garagara Jangwani naza twikurura wa mugani va mu rwihisho tumutwikurure icyo ni igihe ugiye kugaragara nyine kigere Dar es Salaam haragenda abafana bangahe bagahagurutsa kwa Steri Stari ntabwo aperi izajya bisi nk'eshatu cyangwa enye zuzuye Aperi hasi ntizajya- hejuru. ubundi wa mugani aperi ntizajya muri Mali bigorane ijye muri Afurika y'Epfo bigorane abafana birumvikana ko ari kure mu gihugu cy'abaturanyi asaba kugenda bisi kazungu bwira abantu uramutse uhabwurutse hano ukanyura aho bita ku Rusumo boda wagera Dar es Salaam mu gihe cy'amasanga nimuhatinde boda ushobora kugera Dar es Salaam ni amasaha 28 ubwo ni umunsi wose umunsi wose umunsi si ikintu umunsi ni akantu gato ugiye ku cyane Rusumo murateza pasiporo muhaguruke mwirirwe mugenda Dodoma ubwo nukagira ryari abafana ba peri Dodoma nukagira nijoro mugakomeza nibashake bisi nke Sinumva hareshya no bisi rwose nini ntabwo ari kwa stage nini Numva hareshya no Tanzania kujyana- hakora bisi nini ubuyobozi bubafashe akoze Tanzania bisaba kandi hari bisi z'imyeru njyamona abantu bakodesha zijyanye n'amabara ya aperi bakodesha mu birori runaka z'imyeru apana kuvuga ngo hari zo ngiye kuvuga z'ubururu nsanga ibintu bihura rwose hari bisi z'imyeru za Hyundai njyambona bakodesha zijya mu birori izo nizo bakwiriye gushaka dukeneye kubona aperi ifite abafana abantu bayisapotinga ariko hanta aba barambuti banza bazagenda barambuti ngo bazagenda na ba Dawuda ariko bazagera kuwa gatanu bazagenda wenda bakiri abo ku mpande bo utarabona utaragura muri Brezil ngo azagenda birumvikana ariko uwo waguze yasinye ekonomije harimo ni Kauda Venenumu ku mu Brezil tangaza ngo banubwiki agatusha ragafite ngo ariko ashobora kuba amaze imyaka nk'ibiri adakina ntago byabura ariko nabo boyinteze nziza umuntu wakinaga mu cyiciro cya 4 koko niba bazamutwara bazamubona neza ntabwo aperejya n'abakinnyi basanzwe kandi abuzakinisha badahari nta nyungu ya Sekafa wabubonye ariko APR teka tubagiriye inama ibintu byo kuzana umukinnyi utazwi ngo aje muri test aperi kuri urwo rwego nta kipe nkuru gikoresha test ibyo bintu no mu Brezil ngo avuye mu cya 4 ngo aje muri test uje muri test gukora koko kubera impamvu ebyiri hari umukino ukubeshye muri test kokomeye ari yose no gukorera Rayon Sport atsinda Musanze igitego bagahita bamusinyisha bati umuntu mwata kuteye ubwoba niyo mpamvu niba waraguze Lamte waramukurikiye muri Ghana ukagura ashobora kuza bikanga pe ukagura ni byashoboka wenda ariko hari icyo washingiyeho cyane abanzamo muri Ghana waramukurikiranye ariko si umukino utabonye
iyo migurire cyabaho abantu bavuye muri Cameroon hagati muri sezo unovuga ngo no gusubira kuri bya Rwanda warishaje Kampala mukanya tugiye kubabwira intwaro ya kane igomba gusesekara mu Rwanda APR ya kane muri babakinyi twagiye tubabwira hari ugomba gusesekara mu Rwanda kuri iki cyumweru ahubwo icyo niba zamugani arasanga abandi dari cyangwa razi Kigali kubiraterwa n'igihe APR izagendera najye gukina dukeneye APR y'abakinyi nka batatu bamaze kuhagera mu Rwanda uwa kanagiye nka batanu bashya APR yigira inama yo kugenda ku cyumweru yaba indege ya kumanywa yaba yo mu rukerera bucya ku cyumweru igwada kuvuga ngo APR ikora imyitozo ubwo nicyo shaka kuvuga ikora imyitozo ku cyumweru ikora imyitozo kwa mbere yoroshye